Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA cyasezereye abari abakozi 12 biganjemo abari abayobozi mu nzego zitandukanye barimo umwanditsi mukuru, umuyobozi wa Radio Rwanda, abayobozi ba Radio Musanze na Rusizi, wari ukuriye ishami rishinzwe abakozi n'abandi bagiye batandukanye. Mu itangazo ryahawe abakora muri urwo rwego rigaragaza abasezerewe barimo Gakuru Sami wari uyoboye ishami ry'imari muri RBA, Ndahiro Uwase Liliane wari ukuriye ishami rishinzwe ubucuruzi no kwamamaza, Asimwe Nkunda Abel wari umunyamabanga w'ikigo. Hari kandi Imanishimwe Marie Chantal wari umukozi ushinzwe amategeko, Tuyisenge Levocante wari ushinzwe porogaramu za televiziyo Rwanda, Ntidendeleza Theoneste wari umusesenguzi w'ibikorwa byo kwamamaza. Mu bandi bayobozi basezerewe harimo Karemera Sylvanus wari umwanditsi mukuru cyangwa abazwi nka Chief Editor, Gashangaza Rose wari ushinzwe iyamamazabikorwa, Hakizimana Sada wari umukozi wa RC Musanze, Nkundineza Lambert wari umukozi wa RC Rusizi ndetse na Alvado Havugimana wari umuyobozi wa Radio Rwanda na radio z'abaturage. Mu bandi basezerewe muri icyo kigo kandi harimo Domina Kanizio wari umuyobozi w'ishami rishinzwe abakozi n'imiyoborere. Ni impinduka zahuriranye n'iz'abandi bahawe inshingano nshya barimo Uwayo Dive wagizwe umuyobozi wa radio za RBA yungirijwe na nyina w'umuntu Ines Giseline, mu gihe Munyarukumbuzi Emmanuel yagize umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yungirijwe na Ufitine Malemi Maurice. Rutikanga Paul wari usanzwe atangaza amakuru kuri televiziyo Rwanda yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa, mu gihe Uwera Clarisse yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi. Ngendi Daniel Niyonkuru.